ziwacu ziratashye abiriwe yo ari nyakura abimuhira barihanagura izuba rirarenze ngiriye y'abashumba inka ziwacu ziratashye abiriwe iyo bari nyakura. Israel wiriwe neza, nakubonye mu rugo mumeze mute? dore umunsi uragiye icyuya mu gahanga, dore umunsi urashize. Nanjye meze neza rero, weekend se yagenze ite? Nanjye yagenze neza, imvura yakomeje kugwa hano. Ubu hano turi muri gihe cy'itumba, hano muri Côte d'Ivoire ni itumba, imvura iragwa ari nyinshi ariko ntibibuza ko inyenyeri zitambagira. Iriwe neza Josephine wa Maria, karibu muri gahunda yamuze dusome igitabo muze duca umugani, tukanahana amakuru uko abantu biriwe. Nanjye ikibazo nari mfite meze neza ndashima Imana, no mu rugo twese tumeze neza hano. Muri gahunda yo gusoma igitabo muze duce imigani, gahunda igenda yaguka buhoro buhoro kubera mwebwe, kubera n'abandi bose bayikunda. Biriwe neza Eugenia, Kami, ndabakumbuye, ndababa sisters bose mwese ndabakumbuye. Nanjye kandi hari abajya banyarikira mbere ko bankumbuye, twese turakumburanye. Israel ati mwiriwe masenge, mu rugo turabo tumeze neza, ubatashye. Damiyana ati nje ku gihe. Nibyo Damiyana, ubu tugenge nawe tugiye kureba abakererwa, hanyuma tubakureho ya amanota abakererwa yose kubakuraho amanota 2. Izagukura amahwa. Rero turasoma iki gitabo cyacu nk'uko ubizi cya Umurashenge, hanyuma tuze gusoma kugira n'imigani migufiya yo kuzuza. Nanjye kandi ubwanjye ndabashiza agahinda. Reka rero twinjire mu gitabo. Ndabona benshi bambwira ko bameze neza. Damiyani ati ndabasuhuje mu kivandimwe, ndibwira ko abantu bose bapeperanye rwose mu kivandimwe, kandi amakuru ndabona angeraho, ndabona abantu bose bameze neza. Nabagize anniversaire uyu munsi, turayifuriza kugira isabukuru nziza. Abagize ibyo bakora bikabahira mwese ni ugushima Imana. Jean Pierre, twari tuguteze yuko tugiye gukuraho amanota 2, none barabimenye. Abaza nyuma y'iminota 15 bose turabakuraho amanota 2 muri ya gahunda yacu yo kuzuza imigani migufiya no kugira ibyo bakora. Mwiriwe muraho neza Seneta Senateri Celestin, rwose honorable turabasuhuje. Muri gahunda yo gusoma igitabo no guca imigani, twatangiye igitabo cyitwa Umurashenge. Ni igitabo cyanditswe na Sebuhoro, cyanditswe na Perpetua Mukahigiro. Seneta mumbabarire, cyanditswe na Perpetua Mukahigiro. Ni icyo bita lapsus, ubwo ndibeshye mu kuvuga ariko aremeza kubasuhuza, rero biguma mu mutwe nyine bari byo bisohoka, ariko cyanditswe na Perpetua Mukahigiro, mwaka gisohorwa na edition bakamwaka 2000. Ni ngombwa kuvuga abanditsi b'igitabo n'abagisohoye. Hanyuma rero ubwo twari dukumburanye. Reka weekend yawe nabaye ndende, tuherukana twishimira gahunda
umunsi mukuru wo kwibohora, hanyuma rero turabyina turatarama, nabonaga byari biryoshye kandi abantu benshi banyarukiye bambwira ko babyishima. Batarabibonye mwabona video y'ubushize aho twashyizeho indirimbo nziza twishimira gahunda nziza ziriho. Hanyuma rero aho turakomeza gahunda ya muza dusoma igitabo, muza duca imigani, tugiye gusoma igitabo cya Humura Shenge. Rero mbibukije aho twari tugeze ubushize, twari tugeze aho Gikundiro yari yaherekejwe na Cyiza, aragenda amugeza iwabo. Hanyuma amugejeje iwabo, mama wabo Dafroza aza kumwakira. Hanyuma buri tugiye kureba ukuntu byagenze. Iby'uyu munsi nabyo biraryoshye cyane ko biza kugenda, muraza kubyumva. Hanyuma tuze kwinjira mu kuzuza imigani migufiya. Ubwo rero igihe cyarageze, Gikundiro asubira ku ishuri. Cyiza we yari agitegereje ko iby'urugendo rwe bitungana. Mwibuke ko Cyiza bari baramuhaye, iwabo bari baramubwiye nyine ko agomba kuzajya kujya kwiga ngo mu mahanga. Uko byo yagitegereje ko iby'urugendo rwe bitungana. Hagati aho aba afasha nyina gucuruza, Gikundiro yakomeje kwiga atiyigishije kandi azirikana isezerano yagiranye n'umukunzi. Igihembwe cya mbere cyararangiye, akirangira afite amanota meza cyane, bituma arushaho kumenyekana mu kigo yigagamo. Agiye mu biruhuko bya Noheli, Gikundiro yasohotse mu kigo, hahagaze imodoka. Hari hahagaze imodoka, mwumve nyirayo. Hari hahagaze imodoka, uwari uyitwaye aramuhamagara ngo amugeze iwabo. Gikundiro aramuhakanira, yigira gutega tagisi. Mwiriwe neza, mugende mumbwira ko mubibona. Imodoka yaje ngera ku ishuri ije gutwara, ntuzi nyirayo, ariko umukobwa nyine nawe yagira amakenga, yigira gutega tagisi rusange. Undi ubwo wari uje kumutwara asigara yimyoza ati mbega umukobwa w'umwirasi, mbega umukobwa w'umwirasi. Abandi bakobwa bati mbega umukobwa w'injiji. Ndashaka komantere aho hantu. Maze abandi baravuga ngo mbega umukobwa w'injiji. Umuhungu nawe ati mbega umukobwa w'umwirasi. Muri ibyo biruhuko, ubwo nyine murabyumva yarateze nyine yigira iwabo. Muri ibyo biruhuko Cyiza yagiye gusura Gikundiro, asanga yagiye kwa nyirasenge. Nyirasenge murumva ko bamasenge bakorege banjye nyine bamasenge tuba dufite agaciro gakomeye uko abana baza kudusura. Nuko ubwo muri ibyo biruhuko Cyiza yagiye gusura Gikundiro, asanga yagiye kwa nyirasenge. Igihe cyo gusubira ku ishuri kigeze, Gikundiro anyura i Kigali kwa Mucyo kubasura, asanga Cyiza nawe adahari, yaragiye kwa sekuru i Huye. Bituma ajya gutangira igihembwe cya kabiri atanezerewe na busa. Agiye ku muhanda gutega imodoka, akubitana n'umushoferi w'ikigo cyabo, nuko barajyanirana. Mu kiganiro bagiranye inzira yose, uwo musore yatahuye ko Gikundiro afite undi yiyeguriye, kandi nawe yari afite igitekerezo cyo kumusaba umubano. Ese ndabasuhuze. Nuko agira ishyari ariko ntiyabimwereka. Yaje kwinjira, abanyeshuri nabo bari babibonye, nuko agerageza no kubinja kugira ngo amenye uko Gikundiro ahagaze, amenya ko umubangamiye ari Cyiza. Yiyemeza kubatanya ahereye ku mabaruwa bandikiranaga. Ati nige ujyana nkanavana inyandiko ku iposita, nzajya njonjora izanditseho Cyiza cyangwa Gikundiro nzisome nzice, ahasigaye nshakishe uko nagusha neza uriya mukobwa azashyira ankunde. Umuntu special honorable muraho neza mwe mwese ndabasuhuje. Honorable Saidati kari muri gahunda yo gusoma igitabo no guca umugani, ndabizi ko yishyikira kandi kuyikunda. Ubwo turabapepeye guhobera nawe ya turabapepeye nyine kubera covid tugomba covid iracyari ntaho yagiye, tugomba gufatanya kuyirwanya. Nuko umuhungu mwumvise
ukuntu yigira inama ati nzajya mfata amabarwa yanditseho cyiza, mfate n'andi mabarwa yanditseho gikundiro nyace, hanyuma rero njye nyasoma. Wa mushoferi yigira inama kubera ko yabonye ko gikundiro nyine atamukunze. Nyuma y'igihe gito cyiza na gikundiro barahangayitse, buri wese akibaza impamvu yandikira undi ntamusubize. Bituma gikundiro ananuka ashiraho, ariko akomeza kwiga ashyizeho umwete ngo atazatsindwa, akababaza abamurihiraga amashuri. Siwe warose igihembwe kirangira, ibyishimo yabigize hasigaye iminsi 2 gusa ngo batahe. Icyo gihe yarabonye ibaruwa ya cyiza, ariko byabaye iby'akanya gato kuko iyo baruwa yari ikubiyemo umubabaro mwinshi. Cyiza yamumenyeshaga ko atazongera kumwandikira. Iyo baruwa yakurikiranaga n'izindi 6 zitasubijwe. Yanamusabaga amubwira ko niba atakimukunda ngo ejo atazavaho ajyana i Burayi icyo cyizere. Nuko gikundiro akimara kuyisoma yaguye mu kantu, yibaza ukuntu nawe amwandikira ariko ntabone igisubizo. Anibaza umuntu ushaka kubateranya uwo ari we. Nuko biramuyobera, araturika ararira. Yiyemeza kuzanyura kwa Mucyo mbere yo gutaha, agahumuriza umukunzi we yari anakumbuye cyane. Gikundiro ageze kwa Mucyo yasanze Cyiza na nyina bafite gahunda yo kujya kurangura i Dubai. Gikundiro na Cyiza babuze akanya ko kumarana urukumbuzi n'igishyika, basezerana ko Cyiza azamusura kuri Pasika. Ubwo Pasika igeze, Gikundiro yirirwa yiteguye gusurwa. Yakumva inyoni igurutse akikanga, imodoka yahinda akajya gukingura. Ku gicamunsi hari mubyara wa Gikundiro nyine waje aza kumugenderera. Uko baganira akabona Gikundiro atari uwasanzwe azi, niko kumubaza impamvu yuko gukebaguza ko nyine arebaga iburyo ibumoso areba nyine mwumvise inyoni yatambuka ati buriya ashobora kuba aje, imodoka yahinda ati buriya ashobora kuba aje. Nuko mubyara we amubaza impamvu yuko gukebaguza. Gikundiro aramubwira ati muvandimwe, uri n'inshuti ntacyo naguhisha. Natewe n'indwara ariko uramenye ntuzamvemo. Ubwo yaramumamaga ati natewe n'indwara ariko uramenye ntuzamvemo. Dore ubu niriwe ntegereje undi mwana, none namubuze. Sinzi niba yabaye amahoro. Mugenzi we yumva atabisobanukiwe ati Shema se yagombaga kuza. Uwo Shema ni musaza we kuko tutatangiranye muri iki gitabo. Ati se Shema yagombaga kuza. Gikundiro ati ntabwo ari we, ahubwo ni Cyiza kizihira umutima wanjye. Mwumve ya mitoma, ya mitoma mwibuke ko ari imitoma bavugaga mu minsi ishize nyine bavugiranaga hagati yabo. Ati ni Cyiza kizihira umutima wanjye. Amubwira neza uwo ari we, yungamo ati nakubwiye ko natewe n'indwara yavurwa n'umuvuzi umwe kuri iyi si, ari we Cyiza. Atariho nanjye nta mibereho. Kumutegereza nkamubura ndumva bishobora kunsaza. Ati kumutegereza nkamubura ati ndumva bishobora kunsaza. Ati ngira inama, mfite impungenge ko nshobora gusubira ku ishuri tutabonanye, kandi rwose ndamukumbuye cyane, ndamukumbuye by'ihabu. Murumva ayo magambo ngo ndamukumbuye by'ihabu. Nuko mugenzi we wanamurutaga ubukuru amuhana agira ati mwana wa mama, ni koko urukundo ni rwiza kandi ruruta byose nk'uko babivuga. Urabyitondemo, kuko utabyitonzemo rwaguhindura igihungetwe, cyangwa se igihungetwe biterwa n'ababivuga, byaguhindura
igihungetwe rukakurusha amaboko, rukakugusha nabi. Niba mukundana by'ukuri, muzirinde ko rubagira abagaragu mu buzima, kandi ntuzatatire umutima wagukunze. Ntuzamene ibanga ry'agaseke, dore ko abubu ntacyo tugitinya. Kandi niba Imana ibahuje, muzabanze kwisuzumisha cya cyago cya sida, dore imisigati yajemo nkongwa. Ngwino dusohoke tube tugendagenda ku muhanda, wenda yaza. Nanjye ndifuza kumubona. Bwari uburyo bwo kuba amurangaje. Bagiye baganira utuntu n'utundi, babonye bugorobye barigarukira kubera ko bataherukanaga. Iryo joro bararitaye rwose, bamara igihe kinini hanze bari mu nkuru. Gikundiro byaramufashije, kuko iyo aza kuba wenyine yari kurushaho guhangayika. Yamuherekeje bukeye ku mugoroba. Bagitandukana abona ibaruwa, akubise amaso umukono, amenya nyirayo. Uko yayisomaga niko yagendaga yijima. Reka ndekera aho ngaho rero. Ubwo ibyari bikubiye muri iyo barwa tuzabireba kuwa kane. Ubwo tuzakomeza gusoma iki gitabo cya Humura Shenge. Ariko setsa muvandi waje ureka kunsetsa ku mugani babikurikiye. Aka urashimisha musaza wanjye, urashimisha, uganira neza, uri imfura pe. Uri imfura. Hari umuntu ushaka gutuma bakumbwirire amagambo ngiye ntavuga. Uri imfura pe. Mubonye komantere nkakakoze ati nihatangira ibibazo muraza kwitwaza connection. Kandi nko kugeza ubu ngubu ntawigeze avuga ikibazo cya connection. Ati nihatangira ibibazo, ati ndabazi bavandi, ati nihatangira ibibazo haraza kuza ikibazo, haraza kuvuga ibibazo bya connection. Reka rero nzane indirimbo, hanyuma nshyiremo nyine ka pose, hanyuma tuze twinjire. Ariko buri wese ashatse yanambwira icyo yumvise yambwira icyo yumvise muri ibi ngibi twasomye. Reka nshyiremo indirimbo y'abantu, niba hari abatazi iby'urukundo, bumve rwose, bumve amagambo meza y'umuntu wicaye ku musozi, ibyo yatekerezaga. Akaririmbo ka kera cyane. Akaririmbo ka niba hari abayizi bambwiye niba bayizi. Ku musozi imuhira, niyo nkunda ko ukunda gusembura ibiganiro. Yicaye ku musozi urengeye imuhira, ntekereza indirimbo hari abayizi. Mwese ndabasuhuje, amazina ndabona ari menshi, mwese rwose ndabatahije. N'abandi tuba tuvuga baba bari mu idirishya, bose turabasuhuje. Bose turabasuhuje, turabatahije. Israel, indirimbo urayizi? Kuri muto yanze kuri umusore. Ariko hari abana rero turi kumwe hano bazi ibintu byinshi bya kera. Hari igihe usaga mu indirimbo urayizi?
indirimbo ya kera cyane ba Israel batari bavuga na ba Filipo harabo nabonye nibyo ntayizi reka nshyiremo indi iyi ngiyi se murayizi mumbwire burya urukundo ni indwara murabona ko wa mukobwa ibyo yavuze ati nongera ashimira abahanzi banyemereye gukoresha izi ndirimbo katwumve refure twinjire mu migani rero urabona ko bijyanye n'indirimbo ya n'ibingibi yavuze ariya magambo wa mukobwa yavuze bashimira amakanyagara nanone yego Josephine wigenda tugiye kujya mu migani migufi Josephine ndabona atamenyereye gahunda yacu tugiye kwinjira mu migani migufi Josephine guma aho ngaho kandi ndabona iyi migani niyo kuzuza tugiye kuzuza iyi ni iya vuba cyane reka rero ngire poze hanyuma nziza ko n'abantu baza kuvuga ko bafite ikibazo cya connection tuzakomeza kumva akaririmbo narangije gukora tableau yuko tuza gutanga amanota imigani yo kuzuza kubyara ni ugusubiza imugongo mwuzuze kubyara ni ugusubiza buriburamo imugongo kubyara mukamuna mukonexi itangiye kuba mbi gusa koko twinjiye kubyara ni ugusubiza point imugongo kubyara nta wundi urabibona ja ni wowe wenyine kubyara ni ugusubiza point imugongo Damian Nkaka ati kubyara ni ugusubiza ingobyi umugongo imugongo udagenda nandika amazina bwo ati kubyara ni ugusubiza ingobyi imugongo ndafata babiri ba mbere niko amategeko dufite arimo kuvuga Damian wo wa mbere ushubije uwundi nta wundi kubyara no gusunika ingobyi imugongo mwese bose nyirakira amanota nta kivuga yuko ari byo nta kibari oya turafata ijambo rya mbere ni ugusunika wanize ngo ni ugusunika ni ugusibiza Jean Pierre Sagata akavuga ngo ni ugusibiza ijambo rya mbere yamfata ni ugusibiza we ati ni ugusibiza ugikoze rero ninde ni Sagahutu ntabwo ari Sagahutu ni Damian kubyara muri kuntu yabyanditse neza kubyara ni ugusubiza ingobyi imugongo imitima myinshi kuri Damian nimubibona ni ugusubiza ingobyi imugongo amanota na Damian imitima ariko se Damian kutangiye kubaseka hakiri kare ntaho biragira wa muvandimwe wabaye wayuretse oya none ijambo icyambere igisubizo cyambere nicyo mbona kubyara no gusubiza ingobyi mu mugongo wa mbere ni Damian umugani wa kabiri kanga mu jisho ntikanga mwuzuza wanditse wihuta hanyuma nyine biragiye mwohereza imigani myinshi cyagezemo icya mbere twagiye ku mugani wa kabiri kanga mu jisho ntikanga mwuzuza
tangiye bitwaza Jeanne yatangiye kwitwaza connection. Hanyuma rero Jean Pierre abyandika ukundi. Ngaho kanga mu jisho ni kanga. Mwuzuze twagiye. Kanga mu jisho ni kanga. Hagati aho mwajya munagerageza no gusubira. Kanga mu jisho, Damiyani ati kanga mu jisho ni kanga mu kanwa, niwe wa mbere ushubije. Jeanne ati kanga mu jisho ni kanga mu kanwa, niwe wa kabiri ushubije. Hari abandi basubije. Jean Pierre ati kanga mu jisho ni kanga mu kanwa. Nibyo igisubizo ni kanga mu jisho ni kanga mu kanwa. Hanyuma nagira ngo mbabwire ngo babiri ba mbere bashubije ni ntikanga. Ni kanga, ni nti, wibagiwe te. Kandebe na foto. Kanga mu jisho. Ariko rero umuntu wabikoze neza, umuntu wa mbere abonye amanota ni Jeanne. Nubwo Damiyani wabyanditse ariko Damiyani wabifatanyije. Ariko ni kanga mu jisho ni mu biragatandukanye, mu jisho ni kanga mu kanwa. Ubwo babiri babikoze ni Damiyani na Jeanne. Ntacyo ndabifata uko ari bibi, ariko uko byanditse neza, uko Jeanne niwe wabyanditse neza cyane. Ntikanga mu jisho, kanga mu jisho ntikanga mu kanwa. Ntikanga zaga urakomeza ukosora Umunyarwanda bagutwaye amanota. Ubwo ni umugani wa kabiri mugufi. Umugani wa gatatu, kwikiriza. Hanyuma harimo amagambo abiri aburamo muri iyi nteruro y'umugani mugufi. Kwikiriza, kwanga. Kwikiriza, kwanga. Harimo amagambo abiri aburamo. Nkomeze ntacyo rwose na autographe ndayibara rwose muri babiri ba mbere bayibonye. Imitima muhana imitima n'abari mu idirishya mumwemereye gusubiza, rega bataba nibatajye bagira nabo basubiza. Kwikiriza, amagambo abiri, kwanga. Umugani mugufi. Naya nuhe mugani mugufi muzi uvuga kwikiriza hakabamo amagambo abiri. Hanyuma hakazamo kwanga. Oliva mukubanyuraho neza. Jeanne ndayambaje wiriwe neza. Jean Pierre ati kwikiriza ntibibuza uwanga kwanga. Damiyani ati kwikiriza ntibibuza uwanga kwanga. Jeanne ati kwikiriza ntibibuza uwanga kwanga. Ego. Iyo bimeze gutya rero ibisubizo namwe mwabonye ko bijari bitatu. Babiri basubije mbere ni Jean Pierre Sagahutu na Damiyani Nkaka. Nibyo amagambo abiri yaburagamo ni ntibibuza uwanga kwanga. Yabifanije. None se kuvuga ngo yabifanije ntikwikirizi, kwikiri ntibibuza uwanga kwanga. Oliva mukobanya. Karibu rwose muri gahunda yo gusoma gusoma igitabo no guca imigani. Murabibona twasomye igitabo, hama rero twari tugeze mu gihe cyo kuza imigani migufiya. Hanyuma rero hano hajya haba impaka zikomeye cyane Oliva, kandi turagushimiye ko ubuje. Kandi turabizi ko uzi Ikinyarwanda cyiza kandi cyishuri. Karibu rwose. Damiyani kwikiriza ntibibuza uwanga kwanga. Gusa hari kosa koko yakoze? Nta kosa yakoze. Kwikiriza ntibibuza uwanga kwanga rwose. Jean Pierre na Damiyani. Jean Pierre kugeza ubu yarafite 0. Jean Pierre abonye inota rimwe. Hanyuma Damiyani wowe ukiri uwa mbere bakwitegeye umunsi. Imyitozo wakoze buriya Sagahutu nibyo wamutanze pe, kandi mwe murabibona. Ku mugani wa kabiri nibyo. Tugiye ku mugani wa gatatu. Nizibika, ijambo riraburamo hagati amagi. Nimwuzuze. Umugani wa kane. Nizibika amagi. Hanamwohereza imitima. Damiyani na Jean Pierre babikoze. Nizibika hari ijambo rimwe ribura amagi. Karimba wiriwe neza. Karibu. Turi mu myitozo yo kuzuza imigani migufi. Twasomye igitabo, hama rero twinjira muri mwitozo wo kuzuza. Nizibika amagi. Ngaho ni mwuzuze twumva Ikinyarwanda aho kigeze. Bashakira Jeanne Mukamunana. Nizibika ati zari amagi. Damiyani ati nizibika zari amagi. Saida ati gute se? Saida nizibika
sayida karibu rwose n'izibika zarama umwitozo reka wenda mbwira abarimo abaje ubu tugira gahunda yo gusoma tukagira na gahunda y'imigani ikaba imigani migufi cyangwa imigani miremire cyangwa tukagira n'ibisakuzo. Ubu rero uyu munsi twateganyije ndabona ubyumvise honorable Saida, twateganyije gahunda yo kuzuza imigani migufiya. Rero dufata abujuje kare n'izibika zari amagi nibyo, ariko hari babiri bujuje mbere ni ugutangura mu munsi uburane ko tugeze ku mugani wa kane. Jean Pierre ati harimo Mukamunana na Damiyani babikoze, nibo bafite aya manota atari ryawe uraribonye kugeza ubu. Damiyani ni uri wa mbere na Jeanne Sagahutu ntabwo wabisubije, waje wakererewe. Dufata babiri ba mbere kamashyiramo akaririmbo maze umurego wenda we nkugabanye kuko tubikora twihuse honorable na namwe batwira ku karirimbo hogoza ryanjye nyabusa hogoza ryanjye kankomeze nzane umugani ujye ubaherekeze kugeza ubu ngubu. Damiyani niwe wa mbere. N'izibika zari amagi zari n'izibika nibyo nanjye narivuze nibyo honorable warivuze, ariko wari wavuze ijambo rimwe ni ukwandika interuro yose. Kureba bituma n'abantu bandika vuba vuba. Umugani wa gatanu n'izibika zari amagi twawuvuze, ariko reka mbe ndetse kugira ngo umuntu utagira n'izibika zari amagi mwawubivuze. Nari umugabo ntihabwa mwuzuze. Nari umugabo ntihabwa ngaho ni mwuzuze byihuse. Jean-Pierre ngo ntabyemera. Jean-Pierre none se ko wanditse utinze? Nibyo Damiyani yavuga ati mugiye gutangira kwitwaza ndashimira mu wese imihanda yose aho muba muri. Hari ikintu tuzi burya mu Kinyarwanda ni uko aho umunyarwanda hose haba ari i Rwanda. Tugomba kujyana hose umuco wacu. Mukawanya ati abose ntimwampa na rimwe basi mukawanya reka tuguhe 0.25 Olive kubera ko bisabye mwihangane Olive ni mushyashya, reka tumuhe 0.5 Olive rwose kugira ngo tugutere imbaraga. Ni ukuri wabivuze ko kandi Kinyarwanda cyawe nyine ndakizi. Ndasubiza Jean Pierre ati ndasubiza ntimubisome ndabisoma uko bigenda biza. Nari umugabo ngaho Damiyani ntabivuze mbere mwabavandimwe namwe nimurebe si usubije mbere. Nari umugabo ntihabwa intebe niko Damiyani avuze. Jean Pierre ati nubwa kabiri ati nari umugabo ntihabwa intebe. Mukamunana ati nari umugabo ntihabwa intebe. Nanjye nuko nujuje wandika interuro yose. Ndambaje ati nari umugabo ntihabwa intebe. Honorable Saida ati nari umugabo ntihabwa intebe. Mukobanya ati nari umugabo ntibohabwa intebe. Haba ni ikibazo cya imyandikire. Honorable Saida ati ibyo yanditse nibyo. Hanyuma Damiyani ntihabwa intebe. Damiyani na Sagahutu nibo bakibonye igisubizo cya gatanu. Damiyani na Sagahutu. Abantu baragusize rero akazi kawe. Honorable Saida ati nawe yagikoze. Nari umugabo ntabwo rwose Damiyani yanditse mbere yanjye pe. None se n'igihe reka ibigihe bigomba kwandika fa ku byo bingera, ariko mwemba amanota murayabonye. Sagahutu amanota yawe wayabonye, murebe uko bikurikiranye. Ni ukuri pe arega Sagahutu rwose amanota yawe se ko nayaguhaye. Amanota yawe wayabonye inshuti yanjye rwose. Wowe na Damiyani amanota mwayabonye. Dufata uyu munsi nkuko mwabivuze ngo nyemvuga bo dufata babiri ba mbere. Hari n'abandi babikoze icyo bavuze nibyo, bravo mubohereze mwese imitima nibyo. Igisubizo ni
nari umugabo ntihabwa intebe. Nibyo byibuze ugira kwishimira yuko igisubizo wakibonye, ariko tugafata babiri ba mbere. Damiyani akavuga ngo amereye n'ababurana. Aho ni ibintu rwose byiza. Iki gitaramo cyacu nange ndagikunda, nk'ubu iyo bibaye kuwa gatandatu, uyu munsi ni kuwa kabiri, ndabizi ko mwese mwari mugitegereje kandi mwaje muri benshi. Reka nkomeze. Akanzana iki nibwira ko cyaba gikomeye. Ushize ijambo hagati yibagirwa icyamwirukankanaga. Ushize hagati aho hari ijambo riburamo yibagirwa icyamwirukankanaga. Ntabwo ari ijambo rimwe gusa, ntabwo ari ijambo rimwe, wandike interuro yose. Ushize yibagirwa icyamwirukankanaga. Rero hagati aho tuba turi kumwe n'abana, ndagira ngo mbabwire ngo kubera ko ninjye ubakosora, uzajya yongeraho, ubonye watinze ukongeraho igisubizo cy'uwo mugani, nzajya nguha 0 n'igice, nzajya nguha igice cy'inota, kugira ngo byibuze tugaragaze yuko watanze n'igisobanuro. Ariko iyi migani yose hagati aho ngaho yari yoroshye. Nari umugabo ntihabwa intebe. Hari abantu baba yaragiye ahantu nyine ahantu hakomeye akavuga ati ngewe. Ushize impumu yibagirwa icyamwirukansaga. Jeanne ati ushize impumu yibagirwa icyamwirukankanaga. Bavandimwe, inshuti zanjye, ngaho reka dukomeze mwese mwandike muze kumbwira uza kuba ushize impumu yibagirwa icyamwirukankanaga. Nibyo, ushize impumu icyamwirukankanaga. Jeanne ndayambaje akavuga ngo ushize impumu yibagirwa icyamwirukankanaga. Nibyo rero reka mbabwire rero mwese uko muri bane ko mumaze kubisubiza mwihuta cyane. Ndagira ngo mbabwire ababaye abambera bari bo kuri aya manota. Mukomanya ushize impumuro yibagirwa icyamwirukankanaga. Dusabe Imana irosawiriwe. Ngaho sagaho ubusa ntubibona koko ko impumu ntabwo ari impumu, ni impumu. Sagaho rwose, Sagahutu araburana. Sagahutu araburana. Karirima katubwira ngo ngutu turoroshye ngo kuri njye ngo reka ndetse nkakayivovota, ariko ema turoroshye rose watuvuze ko tworoshye. Wenda dufashe dusangize ku bumenyi bwawe. Sibyo Aimable Karirima, dusangize ku bumenyi bwawe, ureke kuvuga ngo turoroshye. Irakoze Kevin, wiriwe neza muhungu mwiza. Ariko Kevin uri hehe koko kutarimo gusubiza? Saida ati Olive we igira hino we umuntu ashira impumuro gute? Urabona Saida, urabona ukuntu iyi gahunda yacu ari nziza, iduhuza tukajya impaka, tukavuga wa mbere, tukavuga uwakopeye, bakavuga none dore Olive Mukabanya atuzanye impumuro. Ati ushize impumuro yibagirwa icyamwirukankanaga. Ejo ati impumu ni Damiye wabyanditse sijye. Impumu kandi bisasaga unisimo wanditse nawe ngo impumu si abana wanditse impumu ngo impumu nibyo wamusekaga. Ngaho ni mumfashe mumbwire, namwe murabibona kuri ekara zanyu, mumbwire aya manota abiri, abantu babiri tuha amanota ni bande. Karirima yavuze ngo niba ngo arabaritse. Ngaho mumbwire namwe mukurikije uko byanditswe, mukurikije nuko babivuze, ninde duhaye abantu babiri tubona tuha amanota ni bande. Murebe no kuri ekara zanyu nuko. Ngaho mutange imitima, mukomeze mutange imitima. Ushize nibyo rwose byo mwavuze, nibyo ni impumu. Ushize impumu yibagirwa icyamwirukankanaga. Ariko hari abasore twabinjiyemo b'abana, twe tubasobanura icyo bishaka kuvuga. Ndizera ko babyumva icyo bishaka kuvuga.
ushize impumu ni ukuvuga ngo iyo ugize ikibazo ukagera kure, wicara nyine ukararama ukavuga uti ukibagirwa, ukibagirwa ikibazo waba wahuye nayo, byaba ngombwa ugakorera ikosa ryo kongera ukarisubiramo kandi ukagisubiramo iri kosa wakoze kandi atari byo. Ushize impu ngaho mumfashe mwabavandimwe bwe, murabona impaka ziri kuri uyu mugani. Hari bavuze ngo ushize impumuro, arabona Saidati yasetse yanamubwiye yanamusubije. Hari wanditse impumpu, hari wanditse impumu, ngaho Sagahutu uraburana ugagasetse, baraburana cyane. Olive impumu ni Damiwa byango ni Damiwa byanditse ngaho nzaba ndorayeme Karirima ni umunyamugi ntabyo yashobora Karirima niko tuhavugiye ema tuhavugiye ahandi tukimenyana indirimbo nyine Aimable arayizi. Jean Pierre Sagahutu reka nkakasha yivovote mwe kumuha inota. Jean Louis de Montfort uraho neza musaza wanjye nanjye ngo ni Sagahutu na Sagahutu na Jean Mukamuna niwe babonye. Jean ati ni njyewe. Jean ndayambaje ati negutahira zero. Mukobanya ati Jean nibayagushye. Saidati yasetse nawe ngaho mumbwire aya manota turayahande ngo bamereye nabi shanga rwose. Amanota nkurikije abantu babonye babikoze. Sagahutu yavuze ngo arabareba ngo ndabandora amanota, reka maze mbashyiremo n'akaririmbo, ariko nari nabashyiriyemo n'agapoza. Mu gihe murimo guseka reka mbashyiriyemo n'akakaririmbo yanjye. Iminota rero twatekanyije dore mutuma igira muri vovota mukaburana bigatuma iminota idufata. Ariko ko nta turigenga mu gitaramo cyacu nta wasubije mbere ninde ni Damiyani Nkaka ushize impumu na Jean Pierre Sagahutu nibo ba mbere bashubije ayo magana rwose. Ubu ngubu yewe ngiye gufata nyine nafashe icyemezo ni Damiyani Nkaka na Jean Pierre Sagahutu. Nkaka aracyabayoboye mukomeze mumugisha impaka mwohereze undi mugani mwohereje imitima. Tongera kuvuga undi mugani mugufi mwohereje imitima Nkaka kugeza ubu aracyabayoboye. Jean Pierre ati ntaburana amanota. Nkaka ku Kinyarwanda yarihuguye mu minsi ishize nta kintu yatahanaga, ariko ubu ngubu muraza kubona ibyo gutahana none. Dufite ibihembo bikomeye honorable. Tuba dufite shokora tukagira n'indabyo. Sisi ndimo gukosora ariko rero uko niyo nakosora orthographe Mukamunana, niyo nakosora orthographe Damiyani Nkaka aracyabayoboye. Dore uwa mbere arahitamo hagati y'ururabo na shokora. Mfite n'imyembe, mfite n'indimu, mfite n'amaronji. Uyu munsi nazanye mumwoherereze imitima n'ibikumu. Uwa mbere ni babiri turimo gufata. Uri mwiza kandi uriribagiza. Nzagukunda kandi nzabikwereka. Kandi nzabikwereka. Kasa n'undi mugani. Akoze ku mugani nkuko Aimable yabivuze. Ndabona iyi migani mumaze kugera mugenda muyimenyera. Nta igambo rikaburamo wabuze umukarabye. Uraho neza Kado, urakomeye. Umuntu arandika impumu ukamuha amanota yabikosoye. Iyo umuntu ayoboye Jean Pierre, iyo umuntu ayoboye abayoboye, iyo umuntu ari uwa mbere aba ari uwa mbere. Ni ibintu bigaragara. Damiyani afite amanota kugeza ubu n'icyo bita 0 faute, afite amanota 6. Ngiye ku mugani mugufi wa karindwi. Nta wabuze umukarabye.
wabuze umukarabya. Kado ati ndashaka imyembe. Kado banza wuzuza imigani. Abagabo babiri bakurikirana reka umwe. None se niba bayakoreye sister Jean, niba se bayakoreye amanota ndabigenza. Ariko se ko mutahaye imitima nkaka. Kado waje yisabira imyembe. Kado ubu turi muri gahunda yo gusoma igitabo no guca imigani, tuba turi mu rwego rw'ikinyarwanda cyacu no kukinoza, twongera imigani migufi y'abantu bakayuzuza. Jean Pierre Sagahutu ati nta murozi wabuze umukarabya, nta Mukamunana ati nta murozi wabuze umukarabya. Ubwo ni babiri. Abandi Nzabandora Aimé ati nta murozi wabuze umukarabya. Jeanne ati nta murozi wabuze, Ndayambaje ati nta murozi wabuze umukarabya. Damien ati nta murozi wabuze umukarabya. Bravo mwese mwako mwabyanditse mwabikoze. Yego Kado waba nta murozi ariko rero interuro yose barayuzuza nibyo ngaho ndore. Ariko kubera ko ari ngewe urimo gutanga amanota. Sagahutu kubera kujya impaka ze ndaza gukuraho inota. Mwongera kujya impaka gutyo. Damia wabibonye ko arimo gutega arimo gutega iminsi mwarimu. Harimo gutega iminsi arimo ngo ngaho ndore. Turaza kukubwira ngo turimo gutanga amanota. Mfite babiri ba mbere. Nta murozi wabuze umukarabya. Ngaho mba ikibuto cy'umwembe rwose. Data ikibuto cy'umwembe ndakikoherereza inbox rwose, ndakikoherereza Kado rwose. Kado ndakoherereza ndakoherereza umwembe. Reka rero dukosore hano rwose. Icyo mwavuze mwese nibyo, ariko abantu babiri ba mbere. Bonsoir monsieur Ivory Coast, ça va? J'espère que vous allez très très bien. Oui, merci d'assister à notre émission. Abo ni babandi njya mbabwira baba baje muri gahunda yacu yo gusoma ibitabo barabikunda cyane. Nta murozi wabuze umukarabya niko Jean Pierre yavuze, hamwe na Jeanne Mukamunana. Ndabona ari bo ba mbere. Soma neza Jean rwose nibyo. Umuntu witwa Jeanne Mukamunana na Jean Pierre Sagahutu niwe ubu ngubu ubaye niwe washyizeho amanota bwa mbere, niwe wegukanye aya manota, iri nota ryo kuri uyu mugani. Jean Pierre Sagahutu na Jeanne Mukamunana. Abandi ntago amanota ntago mwari mwayabona. Bonsoir monsieur Doumbia Mamadou, ça va? Oui, je suis prête, je sais. Avant d'écrire que je dois présenter en français, je suis en train de collectionner les livres. Oui, je vais le faire. Je sais, je vais le faire. Abo ngabo n'abantu benshi barimo kunsaba abavuga igifaransa ku isi, abo mu mihanda itandukanye, ari aba hano, ari muri Mali, ari muri Burkina Faso, muri Niger, abo muri Congo, abo bose bari i Burayi, bose basaba ngo ni nkore emisiyo mu gifaransa kuko barabire bakibaza. Ariko abanyarwanda iriya gahunda barimo buriya natwe batubwira. Hari abo njya mubwira ngo ni indangagaciro zacu tuba tuvuga, ni umuco wacu tuba tubungabunga, bakabikunda cyane, bakambwira bati natwe uzadukorere ibyacu. Ubwo ndashimira butike Bijaneze Kigali. Rero mwabonye ko yanyanditse nanone. Twangiye kugira ntavuze butike ko ngiye kunyambika. Niyo kunyambika. Gashimira abantu bitwa Ibitime Griyo, ni abantu ba hano nabo twagiranye ubufatanye. Nisubira no mu Rwanda, mwabonye ko ibibuga by'indege byafungutse. Ndishimye ni hafi kujya gusubira kureba twa dusozi twiwacu twose guhera ku itariki ya mbere. Ndeka nibwira ko naho bazaba bafunguye, kuzafata umwanzuro ku itariki 15 z'uku nguku. Hano rero ngende nanga ari mu rugo, ariko rero hambere mu rugo ni mu Rwanda. Nyerenge mu Rwanda, twegere duhure namwe twishimane. Ndabakumbuye. Nkumbuye ibishyimbo, ikintu cyane nkumbuye ibishyimbo, nkumbuye ibijumba,
ibijumba biriho n'iminwa cyangwa iby'amaganda cyangwa ibyokeje. Aha ngaha ntabwo bazi kotsa ibijumba mwo gacukamo, ko batazi kotsa ibijumba. Nkumbuye isogi, nkumbuye rompuwe, nkumbuye agasozi ka Rusororo, nkumbuye n'amazu ahari kuhagera, nkumbuye Shyorongi, nkumbuye Rubavu, nkumbuye Rusizi, nkumbuye Ngoma Iburasirazuba, nkumbuye Nyagatare, nkumbuye amagare, nkumbuye ibintu byinshi, tuzahura duhura. Nkumbuye na cya gitwenge cy'urumenesha, yego hano turaseka ariko mu Rwanda niho iwacu hambere ni Masenge Nyezi. Jeanne ngo uyamuhereye urubanza, koko Damian Jeanne niwe wavuze bwa mbere. Ubu ngubu ni Jeanne na Jean Pierre Sagauti nibo babonye amanota ya mbere. Hasigaye imigani migufi y'itatu yo kuzuza. Mu Kinyarwanda baravuga ngo umusonga wundi ntukubuza kugira gute. Mwuzuze. Umusonga wundi ntukubuza kugira ute. Abo muri kumwe n'abandi mujye mugerageza kubasobanurira icyo bishaka kuvuga. Eugenie Mujamariya, uraho neza, akomeye, karibu muri gahunda yo gusoma igitabo no guca umugani, gahunda idusabanisha. Ndabizi ko abantu baba ari benshi baba bari connected kuri iyi saha. Ikinyarwanda cyacu tukakibungabunga, n'indangagaciro zacu zirimo, indangagaciro yo gukundana, indangagaciro yo gukunda igihugu, indangagaciro yo kubaha, indangagaciro yo gukunda umurimo, indangagaciro yo gusangira, indangagaciro zitandukanye nziza cyane ziri mu muco nyarwanda. Hanyuma tugatarama huku nguku. Hasigaye imigani itatu. Umusonga wundi ntukubuza gusinzira. Ni Damian. Jeanne Mukamunana ati umusonga wundi ntukubuza gusinzira. Abo si babiri basubije, ngabo banini bambwira. Jean Pierre ati umusonga wundi ntukubuza gusinzira. Ntushubije ari ubwa gatatu. Abandi. Umusonga wundi ntukubuza gusinzira. Jeanne Ndayambaye ati umusonga wundi ntukubuza gusinzira. Uzungu buze Jeanne. Mwese rwose mwabikoze. Ndabangira ngo mwese mubanze mwihe imitima. Hanyuma mutange imitima y'umwihariko ku muntu witwa Damian Nkaka ukibayoboye na Jeanne Mukamunana ukurikiye rwose. Damian Nkaka na Jeanne Mukamunana ubayoboye. Hasigaye imigani ibiri. Umusonga wundi ntukubuza gusinzira. Ushaka kuvuga yuko mu buzima ushobora nibyo hari igihe uba ufite nyine ikibazo ukagira abantu bakagushyigikira, ariko ubundi wagombye mu isonga mugenzi wawe wagombye kugufasha. Jeanne Ndayambaje ati connexion we. Damian yabivuze ati muraje mwitwaze connexion. Jeanne Ndayambaje wari wabikoze rwose, ariko murabibona uko bigenze. Jeanne Mukamunana na Damian nibo batwaye. Imigani ibiri migufi. Urwishigishiye abigenza ate? 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 Urwishigishiye byanze ko mutarimo gusubiza. Urwishigishiye bigenda bite? None ni indirimbo ijyanye na cya gitabo twasomye. Ntacyo bazina, reka nguhe imitima.
Jane ndayambaje atereka rwose muha imitima pe. Ngaho Jane Mukamunana ati urwishigishiye ararusoma. Damiyani ati urwishigishiye ararusoma. Abandi nawe watwaye uwanjye. Jane ndayambaye ati urwishigishiye ararusoma. Reka nkubabaze ubuhawe. Jane ati urwishigishiye ararusoma. Wa mbere yabaye Jane, wabijyanye wandi watanze igisubizo ni Jane, wa kabiri aba Damiyani, wa gatatu aba Jane ndayambaje. Jean Pierre aza bwa kane ati urwishigishiye ararusoma. Mwari wahindutse niya n'urukundo rubavu rwanjye we, uri mwiza rwose uriribagiza, rwose uzi ukuntu washavuje. Ayiyewe uwa mbere yabaye Jane Mukamunana na Damiyani Nkaka. imitima ahangaha kuri mfite mbona ntaje yohereza imitima nje kandi ntabwo byaragiye kujya nyiboherereza. Siko bimeze. Hasigaye rero umugani umwe, ariko rero mbonye woroshye cyane. ariko Jane ndayambaje ushaka urubanza. Jane ndayambaje Jane ndayambaje ushaka urubanza. Saka aho turamushaka w'iki koko, kuki mwohereje ibyo gusa? ubwo nimuhura koko ukuntu urimo kumuseka reba Saka urakuramo kuyenzaho. Jane yambaye yanditse izina Saka hutu araseka. Gusa ushaka kuvuga iki Jane? Nagira ngo usobanure icyo ushaka kuvuga ko wanditse impuzu ugaseka. Zoom ndayifite Jane rwose. Zoom ndayifite, nimushaka ndabaye nzabashyira kuri Zoom, adresse Zoom rwose ndayifite. Nimushaka nimubishaka rwose reka ngira nkunda ko munampara ibitekerezo, ariko mbara nabigiye nkamwe ndetse aba bantu ko ntari nabategura. Zoom ntabwo nari nayigira, ariko adresse Zoom yo narayifunguye rwose. Nzabikora pe, nzabikora. Nibyo ni ukuri pe, tujye tuvugana turebana, ariko rwose igitekerezo ni cyiza pe. Zoom adresse Zoom ndayifite, mfite n'ukuntu nkora gahunda zitandukanye kuri Zoom. mukajya ndabona ngiye gusoza. Reka mwese mbahe inota rimwe. Kamwese hano mbabahe amanota yanjye. kubura abaye
umwohereza gutwaraho wa kabiri bose ahantu hamwe Jani na Jani umwe baza guhitamo nkaho Agnes ubwo naho biri wa kane ntimwibagirwe ururimi rwacu ruraduhuza. Imana ibarinde. Felicitation kuri Damian Nkaka Jeanne Mukamunana. Saka kutubwa ubutanu gukora eforo nabaje yenda yambaje igitekerezo cyawe ifite adresse umuco wacu. Baba turindane atarya na baba